akora ngira ngo yego ubundi nibyo koko bavuga ko nta mugore utanyara cyangwa se nta mugore utagira amavangingo icyo ni ukuri 100%. Nibyo ni ukuri 100%. Yego buri mugore wese ya hanyuma ku bakobwa mbo reka wenda mvuge muri rusange buri umugore wese umukobwa wese ni umugore reka mvuge muri rusange ubundi umugore bitewe n'imiterere ye agira icyo bita imvubura ni ngo iyo umudamu yagize ubushake hari imisemburo yikora noneho iyo abonanye n'umugabo akabasha gukirigita zamvubura akamugeza ku byishimo bye nibwo abasha kurekura ya mavangingo ahubwo iyo ya mavangingo ataje hari igihe haba harimo ibibazo by'uburwayi cyangwa se harimo ibibazo by'uwo bari gukorana cya gikorwa urugero urakoze cyane amazina yanjye ni Mujyambere Theogene nanjye ndi umufatanyabikorwa ukorana na company Dynafarm nkaba maze imyaka 2 n'igice muri ya myaka 11 imaze mu Rwanda nanjye nishimiye kuba wadusuye tukaba tugiye kuganira kuri bimwe dufite ubwo reka mite tuninjira mu kiganiro nyirizina Asia ari utangira atubwira Dynafarm mukora ibijyanye n'iki uyu munsi mwatuzaniye irihe somo ya murakoze cyane Dynafarm ducuruza inyunganiramirire cyangwa se food supplement mu ndimi z'amahanga food supplement ni ibintu bikozwe mu bimera bitandukanye mu mbuto mu mboga mu mizi y'ibiti mu byatsi mu bikomoka ku matungo biba byaragiye bikorwaho ubushakashatsi ya dufite product amoko arenga 800 ariko uyu munsi hari product twabahitiyemo tubasha kubaganiriza ibizigize icyo bikora kugira ngo aba bazikeneye batugane ariko bitabujije ko n'izindi tutazazibaganiriza ikindi gihe nimutwemerera mukadusura kugira ngo tubashe kugeza ku badukurikiye ibyo dukora uyu munsi rero izo mwaduhitiyemo ni izijyanye n'iki ya dufasha abantu kugira ubuzima bwiza ku bibazo bitandukanye ibibazo by'imitsi ibibazo bya diabete imivuduko y'amaraso ndetse n'ibindi bitandukanye abantu batagira ubushake igihe cyo gukora imibonano abadamu bagira ibibazo byo kuribwa n'imihango kutagira ububobere kutagira amavangingo igihe cyo kuzuza inshingano z'ingo zabo abadamu bagira ibibazo byo kutasama hari ibibazo byinshi bituma umudamu ashaka kudasama ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho twabahitiyemo zimwe mu nyunganiramirire ziza gufasha kuri ibyo bibazo ariko uyu munsi twabahitiyemo kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'umudamu ndetse n'ubuzima bw'umugabo nibyo turi buze kubaganiriza Tabo ndagira ngo tubwire urubatse ntago nubatse mama Asia wowe urubatse ya nje ndubatse mfite umutware n'abana 3 aho hantu impamvu nari nimaje kubaza Theo ndagira ngo tuganire nawe ugomba kugira amasomo uhabwa nubwo uri muri Dynafarm amasomo warayafashe kuko uyu munsi urimo urasobanurira abanyarwanda ariko nawe uracyari umusore ubwo mbese uri nkanjye siko bimeze harabura uyu mwaka urashira byakemutse uyu mwaka uzabikemura hanyuma bimwe mu byo mwatuzaniye hari products zimwe na zimwe mbona hano ndabonamo yitwa ginseng capsules iyi ngiyi dusobanurire cyangwa isobanurwe na Theo iyo iraza gusobanurwa na Theo hari yitwa bee pollen is it bee pollen iyi nayo iraza gusobanurwa na Theo ni Theo ndagera kuzabadamu ryarira hanyuma hari coffee mixture tonkat ali iyi irasobanurwa nande irasobanurwa na Theo ni Theo ampaye inka hanyuma subundagera kuri wowe ryarira yinganditseho mahalani habo warsan mahalani irasobanurwa nande iyo ngiyo ninge iri bisobanura akira rero iyi ngiyi rero ikora gute munyemerere nongere mbashimire iyi ni product bita Herb Warsan Maharani ni product ikozwe mu biti bigera kuri 16 hari ibyo twavuze ngo mu mbuto mu mboga mu mizi y'ibiti iyi ikozwe hari ginseng warumbajije mu bigize Maharani naho tuza kubonamo ginseng muri Maharani tuza kubonamo n'ibindi biti bitandukanye imizabibu ibindi biti bitaboneka hano mu Rwanda
ariko iyi ngiyi navuga ngo ni ubuzima bw'umugore uwo ari we wese. Mpamvu mvuga ko ari ubuzima bw'umugore uwo ari we wese, iyi ni product ikoreshwa n'umuntu muzima wirinda ataragira ikibazo, gakoreshwa n'umuntu wamaze kurwara ibibazo turi buze kuvuga haruguru, ikaba yabimuvura burundu. Nunyemerere mbanze mvuge kuri product bita feminine wash. Bayiduhe. Yego. Feminine wash. Feminine wash ni sabune abadamu bakoresha mu rwego rwo gukora isuku. Yego. Mu myanya y'ibanga niko bahita. Katuyibereke. Yego, feminine wash. Yego. Fatima. Yego. Yo imeze ite? Ni amazi. Iyi ni sabune itunganyijwe muri iki kimera cyitwa Caspi Fatima, ibasha gukora isuku muri iriya myanya y'ibanga y'abadamu. Bundi umudamu wari we wese akenera gukora isuku hariya hantu, ariko kubwo wenda ubumenyi buke navuga tugira, abantu bose bazi ko ngo hagomba gukoreshwa amazi yonyine, ariko mu by'ukuri suko hadakeneye isabune, ahubwo nuko tutazi izahagenewe. Nimba mu mutwe hagira isabune yaho, mu kanwa hakagira umuti waho, mu ntoki hakagira umuti waho, kuki hariya ahantu hatagira umuti waho ugomba kuhasukura? Rero usibye n'iyi feminine wash, hari n'igihe n'ahandi hantu ushaka kugera, avurira akomeye mu mafarumasi, ushaka gusangamo izindi sabune zagenewe gukora isuku hariya hantu. Ariko uyu munsi ndababwira ku isabune iri naturel, itagira izindi ngaruka izo arizo zose. Iyi sabune iyo uyikoresheje mbere na mbere uba ugamije kuhakora isuku muri rusange. Ariko noneho turaza gusanga umudamu wamaze kurwara, ko hari ibibazo bimwe na bimwe dusanga abadamu barwara, ama infection vaginale, ugasanga umudamu arishimagura, usanga afite impumuro mbi, ugasanga mu gitsina cye harumagaye. Iyo ukoresheje iyi feminine wash, kimwe ukora isuku, kagira isuku nziza, kimwe cye hagira impumuro nziza, ikindi irwanya bya bibazo ibyo ari byo byose umudamu ahura nabyo, ama infection vaginale, kwishimagura, impumuro mbi, kuzana ibintu by'uruzi, cyangwa se kugira umwuma mu gitsina. Iyi ngiyi ituma hongera kubobera. Mpamvu nkubwiye ngo ntabwo ndiri buvuge maharani ntarabanza kuvuga feminine wash, ubundi ibintu byose bihera inyuma. Kugira ngo wumve ijambo Asia yavuze, ni byiza kubanza kundeba ngewe. Iyo umaze gukora isuku y'inyuma, hari n'indi suku y'imbere rero. Iyi ni isuku y'inyuma tureba. Buriya umudamu bitewe nuko abadamu duteye, imyanya yacu y'ibanga navuga ngo iri hanze. Uko dukoresha amatoilette, uko dukoresha amazi, uko dukoresha imyambaro, hari imyanda iboneka hari ahantu hose twageze, ibasha kwinjirira muri ya myanya. Ariyo mpamvu ngo turanza dukore isuku inyuma, hanyuma tuze kugaruka dukore isuku imbere mu mubiri. Buriya kwa kundi abadamu bajya mu mihango, abadamu bakora imibonano, abadamu bajya mu matoilette n'ibindi, hari imyanda isigara hariya hantu. Iyi mahara ni ikintu cya mbere ikora, ijya koza muri nyababyeyi y'umudamu. Abanyarwanda bakunda bavuga ngo ni mu gitereko. Impamvu rero hakeneye isuku nuko tubasha guhura na ya myanda. Banga iyo myanda yose duhura nayo buri wese ni ubuzima abamo bwa buri munsi, ntaho kuyihungira afite. Ikindi cya kabiri, bitewe n'imiterere yacu, niyo mpamvu dukeneye maharani ku bijyanye n'imikorere y'imisemburo. Ndaza guhera ku mwana mutoya, ariko ni wa mwana ukigaragaza imyaka y'ubukure. Umwana w'umukobwa agaragaza imyaka y'ubukure ryari? Ni igihe yatangiye kujya mu mihango, uriya aba yakuze, unamuteye inda yabyara. Hari igihe rimwe na rimwe rero uzasanga wenda nkatwe ababyeyi turabizi cyane, ugasanga umukobwa arajya mu mihango akaribwa, akamara iminsi 3 cyangwa se 2 muri dor, atari kujya mu masomo, akamara iminsi 2-3 mu bitaro kubera ko aribwa n'imihango. Iyo ukoresheje iyi maharani, ikuraho kuribwa muri cya gihe cy'imihango, ikuraho imbogamizi zituma uribwa mu gihe cy'imihango. Uyikoresha gute? Ndaza kubivuga, ntago ndarangiza kuvuga maharani. Noneho hari n'igihe usanga uriya mwana w'umukobwa ajya mu mihango uku kwezi, utaha ntayibone, rimwe ikaza ku tariki ya mbere, ejo undi ikaza kuri 21, akagira ibihe byo guhindagurika kw'imihango. Iyo akoresheje iyi maharani rero, ibasha kuringaniza imisemburo ye, imihango yiwe ikajya kuri gahunda. Iyo atari kujya mu mihango uko bikwiriye, aba ari ikibazo cy'imikorere y'imisemburo. Iyi maharani rero
ifasha kuringaniza imisemburo y'umukobwa cyangwa se y'umudamu none ikaba yasubiza ya mihango yiwe kuri gahunda. Hari igihe rero wa mwana arwara ama infection, twabonye hari ama infection y'inyuma vaginal, hari n'ama infection bakunda kwita urinaire, na ama infection y'imbere. Nago rero iriya feminine niwe shiribuze gukiza ama infection y'imbere kuko ni sabune yo z'inyuma. Turaza gukenera maharani kwari iribuze kujya koza hahandi kakuramo na ya ma infection. Mvuye ku mwana w'umukobwa ukiri mutoya ngeze ku mudamu noneho umaze gushaka. Umudamu yamaze gushaka intego ya mbere nuko byara, niyo ntego ya mbere ubundi. Ubundi intego ya mbere nuko kurongorwa. Intego ya kabiri nuko byara. Reka mperero ku ntego ya mbere yo kurongorwa, nimba umudamu amaze gushaka akaba atakigira ubushake, akaba atakigira ububobere, akaba adafite amavangingo, byanze bikunze ntabwo ashimisha umugabo we nkuko umugabo yaramutezeho ibyishimo. Iyo ibyishimo bitari kuboneka ku mugore ntago umuryango ubaho unezerewe. Iyo umugabo atari kubona ibyishimo ku mugore we ntago umuryango ubaho unezerewe. Iyo akoresheje iyi maharani rero imufasha kugira ubushake ndetse n'ububobere na ya mavangingo ku mugore. Ubwo ndavuga kuri wa wundi umaze gushaka urongorwa. Noneho hari igihe none arongorwa ariko noneho ntabyare. Ubwo ngeze ku ntego ya kabiri y'umugore, ntabyare. Umuntu rero kugira ngo ntabyare hari ibibazo byinshi bitandukanye. Hari igihe aba ari ibibazo by'imikorere ya misemburo nkuko twabonye yuko uriya mwana w'umukobwa ajya mu mihango ihindagurika. Hari igihe namara gushaka agifite bya bibazo byo guhindagurika kw'imihango, afite bya bibazo by'imisemburo, gusama bizagorana kubera ibibazo by'imisemburo. Hari benshi bankurikiye barabizi, hari igihe utegereza pe ugaheba, wajya kwa muganga aho ngo imisemburo yawe ntiringaniye. Dore igisubizo ni maharani mu kuringaniza ya misemburo nayo nabivuze ku cyiciro cya mbere. Cya kabiri, hari igihe umudamu ashaka kudasama kubera ibibyimba mu nda. Umudamu yafite ibibyimba mu nda hari igihe gusama bigorana cyangwa se yasama zikavamo. Iyi maharani ishongesha ibibyimba batakubaze. Nimba ari zo mbogamizi rero wari ufite zituma udasama, ubwo urumva ibikuyeho za mbogamizi, gusama ni automatique. Kudasama nanone hari igihe uba warazibye trompe. Trompe iyo zazibye ntago intanganga bibonaho inyura ngiye guhura n'intanga ngore ngo zikora umwana. Rero iyo wazibye trompe iyi maharani irazifungura. Abankurikiye bashaka kuza gukora ubushakashatsi akareba maharani ese mu by'ukuri ni biki biyigize, ese ikora gute. Noneho izo mbogamizi rero iyo zivuyeho urasama. Hari izindi mbogamizi abantu badakunda kwitaho cyane ku bijyanye, iyo warwaye ama infection igihe kirekire hari igihe bikuviramo ingaruka zo kudasama. Iyi rero twabonye yuko ikuramaho ama infection y'imbere feminine niwe shigakura hayinyuma, ariko urumva utema igiti yagihereye mu mizi kiracika burundu. Ubwo rero maharani ku mugore cya cyiciro cya mbere n'icya kabiri tukivuyeho. Ngiye noneho ku mugore ugeze igihe cyo guhagarika urubyaro cyangwa se gucura. Umudamu yari mu gihe cye cyo gucura hari ibibazo ahura nabyo bya buri munsi cyangwa se bya hato na hato, nko kugira ubushyuhe cyane, kugira ibibazo byo muri nyababyeyi. Abankurikiye barabizi. Iyi maharani rero ikuraho burundu ingaruka ziza mu gihe cyo gucura. Ngira ngo wenda nuko ukiri mutoya ariko uzabyumva. Hari nabo bagenda bakajya kubakuramo nyababyeyi kubera ibibazo bya menopause. Iyi maharani rero ni igisubizo kuri bari abantu. Bivuga ngo wowe mubyeyi unkurikiye ufite umwana w'umukobwa utangiye kujya mu mihango, wamugurira maharani akayikoresha mu rwego rwo kwirinda cyangwa se kurinda bya bibazo yazagira amaze no gushaka, kuko kwirinda nibyo bihendutse kuruta kwivuza. Kuko umuntu muzima akoresheje maharani kugira ngo akore isuku, kuko twabonye yuko aho dukura imyanda ari ubuzima tubamo bwa buri munsi, ukajya ukoresha maharani byibuze rimwe mu mwaka cyangwa rimwe mu mezi 6, uzaba ukumiriye burundu bya bibazo wazahura nabyo mu gihe kiri imbere. Nibyo navuga kuri maharani. Ariko maharani uburyo ikoreshwa rero harimo utuntu tw'utunini kumva ko tujegera, udushyira mu mazi ugashongesha ukatunywa, ariko buri wese ayikoresha bivananye n'ikibazo afite. Uvuga ngo tuba ritungaye kwanza tunini tuba turimo hano. Rero ntabwo akanya nakubwira ngo maharani ikoreshwa gute, kuko
umuntu bitewe n'ikibazo afite tumubwira uko agiye kuyikoresha uje kuyigura byanze bikunze atubwira ikibazo afite kimutera kuyikoresha bigatuma mumenya uburyo mubwira uburyo azayikoresha yego hanyuma ubwo ngubwo iyo ayikoresheje cyangwa se iyo ababwiye ikibazo afite mukambwa uzayikoreshe gutya na gutya ubwo ndagira ngo duhite tugera no ku giciro bitewe n'umumaro wa maharani mwavuze ngiye nubisharu maharani nyine ifite akamaro gakomeye cyane ihagaze gute ntago akanya ndibuze kuvuga ibiciro kuko bivananye n'ikibazo ufite hari igihe ukeneye maharani yonyine hari igihe ukeneye n'ibindi ko navuye ngo tugira inyunganiramirire zirenga amoko 800 zigenda zunganirana kuko ushaka kuba ufite ibibyimba ariko ufite n'ibindi bibazo ufite n'ibindi ushaka kuba utagira ubushake byaratewe n'ingaruka za diabete ushaka kuba utagira ubushake byaraturutse ku mubyibuho ukabije icyo gihe rero we iyo utuganye none nitwe tumenye icyo ukeneye ko ngira ngo twazanye product nkeya zo kwerekaniraho ibyo dufite ariko mu by'ukuri utugannye we tubasha kumufasha bivananye n'ikibazo afite tuvuye kuri maharani ubwo ni ku abadamu mugira imihango ibica cyane ibarya cyane abadamu mwifuza guhagarika urubyaro abadamu mwifuza kugira amavangingo mu buriri kugira ngo ushimishe umugabo wa mugani kugira ngo ibyishimo by'umuryango bihoreho maharani ni igisubizo hanyuma akangaka ko nago yize ukadusobanuriraho kubitwa feminine niko feminine wash okay akangaka kitwa instant coffee mixture akako kameze gate iki ni product yitwa Caspi Fatima ni uruvangitirane rw'ibimera harimo icyatsi bita Caspi Fatima twasanze gikoze iriya feminine wash iyi nayo ni product y'abadamu babadamu bakunda kugira ibibazo byo kuribwa mu gihe cy'imihango nkuko twabibonye kuri maharani babadamu bakunda kugira ikibazo cy'uruhu rukanyaraye iyo ukoresheje Caspi Fatima ugira uruhu runoze ikindi maharani Fatima iri buze gufasha abadamu hari abadamu usanga bafite amabere manini cyane iyi ngiyi ituma amabere yegerana hari abadamu usanga bafite inda nini cyane ikweduka nimba bayita ngo ni ibinyenyanza ni ibicece ibintu nk'ibyo iyo ukoresheje Caspi Fatima ituma yanda ikomera ikegerana bavuga ngo ni ugusaguka iyi ngiyi rero ifasha abo badamu bagira ibyo bibazo no kuri bya bibazo twabonye by'ubushake iyi ngiyi ni nko gukangura umubiri ubundi ko hari igihe usanga hari ibice by'umubiri bisinziriye ariko iyo ukoresheje Caspi Fatima yongera kugira ubushake ubobere ngaruke kuri maharani ibyo maharani ikora na Fatima irabikora ariko nicyo cya kinini nakubwiye ngo umuntu we iyo atugannye tumenye icyo akeneye dushaka gusanga ukeneye Caspi Fatima gusa udakeneye maharani dushaka gusanga ukeneye maharani udakeneye Fatima dushaka gusanga ukeneye feminine wash udakeneye ibi byose ari nayo mpamvu mvuga ngo turaza gutanga contact hanyuma udukeneye akaba yaduhamagara akadusobanuza cyangwa se akagana naho dukorera kugira ngo tubashe kuba twamufasha aho tuvuye ku bangavu ndetse n'abadamu tugiye ku bagabo ubwo ndahita nataka Theogene nawe ugiye kutubwira bimwe mu byo dufite hano udusobanurire ese bifasha iki noneho abagabo babyifashe bite sinzi aho uri buhere niba uhera kuri pollen niba uhera murakoze cyane abadukurikiye ndagira ngo bazatugane tubahe ibintu tugiye kubasobanurira ni ukuvuga ngo hari ikintu ngiye guheraho Asia atavuzeho gato no kuvuga ubundi umugore cyangwa umukobwa agomba kuba yujuje ibintu bitatu nibyo tugiye kuvuga no kuvuga umukobwa cyangwa umugore agomba kuba ari sexy ateye neza icya kabiri agomba kuba ari mwiza icya gatatu agomba kuba aryoshye none se badateye neza umuhisi bakuramo cyane no kuvuga ngo agomba kuba yujuje ibyo bintu bitatu iyo kimwe kibuze n'ibindi birapfa uri kubona hari urugo ushobora kubona rurimo abakobwa beza bateye neza ariko ukajya ubona haparitse imodoka irahavuye ejo haje iyindi abagabo n'abagome bo barabwirana ati hari ahantu nta kigenda urabona yabonye ameze neza inyuma ariko mu kitanda nta kigenda arabishye nyine nibyo nayo ndi kuvuga izi produit rero z'abadamu amaze kubabwira Asia zikora kuri ibyo bice byose inyuma ku bwiza kuryoha ndetse akanatera neza mbega ku buryo ushaka gufasha se umuntu umukobwa wenda utaruteye neza agatera neza cyane rwose ushobora kuzikoresha mu gihe runaka bigakemuka ibyo ngibyo
yego ibyo bintu nibyo ariko nabivuze nuko utabikurikiye navuze ngo iriya Kaspi Fatima ituma mu nda hegerana igatuma amabere ataba manini cyane urumva bigiye kuri figire inyuma hanyuma rero mbere y'uko mvuga izi z'abagabo nanone ndaza kubanza ndebe ukuntu twakora isuku mu mubiri wacu. Hano hari produit yitwa muri rusange uri kubona umubiri w'umuntu ugizwe n'uturemangingo ariko kugira ngo ubone imbaraga zifata n'iyo mikoro nibura hari uburyo haba hakozwe energy mu mubiri. Ni nkuko kugira ngo moteri imodoka igende hari icyo bisaba ko itwika essence amavuta ariko hari ibyotsi bisoka inyuma bira ni amadeshe mbega n'umubiri w'umuntu rero ni kuri ukora nawo hari imbaraga ukenera izo mbaraga zigakorwa nawo hari amadeshe rero n'ubundi bakeneye gusohoka ariyo twita free radicals mu rurimi rw'icyongereza tuba dukeneye rero ibintu bibikuramo hari uburyo buri naturel tubikoresha hari imboga hari imbuto hari amazi kunywa amazi n'ibindi bitandukanye gukora siporo n'ibindi bitandukanye. Iyi produit rero yitwa chlorophylle plus guarana ikoze mu bimera bibiri hari icyitwa rufarufa ndetse na guarana n'imbuto ubwayo ikiko cyayo kimwe kingana n'ikiro cy'imboga mbisi ubu ngubu ikiko kimwe oya irasukika ushobora kuyikoresha ukora isuku mu mubiri kandi hari indwara turwara urabizi ziterwa n'imitsi kuziba kw'imitsi indwara nyinshi no mu mubiri turwara buriya zituruka ku bibazo by'imitsi izi zitandura iyi ngiyi rero ikora isuku mu mubiri wose. Umuntu ufite amaraso make ibasha kuyongera umuntu urwaye diabete y'isukari ibasha kuyiringaniza ni imboga mbega wumve ko ari imboga ntago ndi buyitindeho yo ariko buri ibamo na kazenke gake gafasha abagabo mu gutera akabariro ngiye gukomereza kuri biriya nanone mvuga ibintu bitatu umugabo agomba kuba yujuje. Umugabo we bagendera ntago bagendera inyuma uko ateye ntago bagendera ku bwiza mu maso ahubwo bagendera ku ntanga ziwe uko zigomba kuba zihagaze. Intanga ziwe zigomba kuba ari nyinshi zihagije quantité zifite qualité kandi zifite na vitesse zihuta. Iyo habuzemo kimwe aho naho urumva bya bibazo by'imyanya myororokere biraza byanze bikuze. Muri izo produit rero tugiye kubabwira harimo n'ubundi zifasha ku ntangangabo zikabasha gukura zikaba nyinshi ndetse zikagira na wa muvuduko usabwa nkuko twabonye bitatu ku badamu no ku bagabo ni bitatu. Yego ngiye kugendera ndahera kuri iyi yitwa bipoleni abadukurikiye wenda bari kuyireba iyi ni produit nziza cyane ku bagabo ibasha gufasha icyo twita prostate. Prostate ndagira ngo mbanze nyisobanure wenda kugira ngo abantu babashe kuyimenya. Prostate ni urugingo uri kubona hari umuyoboro uva mu ruhago umanura inkari hari n'undi uva mu dusabo tw'intanga uzamura intangangabo imbuto z'umugabo bigahurira ahantu hamwe bisohokera mu gitsina byose bica hamwe. Prostate rero ni urugingo rubaho hantu rushinzwe gufunga inkari mu gihe umuntu ari gutera akabariro kugira atihagarika ku bagabo nta mugore ugira prostate ndetse rukaba rushinzwe no gufunga imbuto z'umugabo kugira ngo zidasohoka agiye kwihagarika. Ikindi hari amatembabuzi ikora abasha gutuma intangangabo zigenda neza ziza zikasohoka zikagera hanze nta kizihungabanyije akazi kayikora nako ngako. Prostate rero ikunda kwangirika ku bantu bagejeje imyaka 35 n'abandi bantu bagize ikibazo cyo kwikinisha urabizi urubyiruko iyo hari ibintu bajya bakora muri secondaire wenda niho bikunda kuba basanga bagize ikibazo cyo kwikinisha umwe arabikoze abandi bamurebeyeho bagendeye mu kigare nabo barabikoze byangiza prostate cyane. Rero ibindi ni imyaka umuntu abagezemo igenda icika intege. Iyi ni produit nziza cyane igaburira ya prostate nimbe abadukurikiye bazi iby'imirire neza
turabizi neza ko ubundi tugizwe n'ibyo turya. Iyo uriye nabi urwara bwaki, icyo gihe amavitamine aba yabaye make n'imyunyungugu. Nanone warenza ukabyibuha cyane, ibirwara twita iby'abakire bikaza. Bipollen rero ni ibirwara by'abakire wenda barya ibintu byinshi bakarenza. Umuntu yakabaye kubazi ngo nkeneye karori zingahe mu mubiri, nkeneye ibyo kurya bingana bite, ni naho izi ndwara zose zituruka. Ibi rero dufite hano bibasha gusubiza bipollen, ibasha kugaburira ya prostate yawe. Prostate kandi urumva ko iri mu gice cy'imyanya myibarukiro. Ikindi wenda nayivugaho nuko ifasha n'abantu mu myanya y'ubuhumekero, by'umwihariko nk'abantu barwara inkorora, barwara asima, nabo barayikoresha. Reka tujye ku yindi produit wenda. Umugabo yitwa ginseng capsules, ni ibinini bikoze mu kimera cyitwa ginseng. Iriya muri Asia bayita king of medicine. Ukoze n'ubushakashatsi usanga ko ivura indwara zigera kuri 60 ubundi. Muri Asia iyo umuntu agiye gutanga kado, cyane cyane nko mu Bushinwa, iyi niyo kado bagira ikomeye kuruta umuntu yaguha nk'inka, yaguha inzu, bagira ginseng zikomeye. Ikintu ishinzwe rero by'umwihariko ni ugukomeza intanga ku bagabo, ubwo urahita ubyumva, ndetse ku badamu nayo ikomeza amavere. Niyo mpamvu bakubwiye ko hari muri mahara nirimo ibamo, n'abadamu barayikoresha. Ni nziza cyane kuko ifasha mu kuruhuka mu bwonko, igatuma amaraso atembera neza mu mubiri, cyane cyane buriya n'igitsina cy'umugabo kugira ngo gifate umurego bisaba ko ari amaraso aba yagezemo menshi. Iyo atari kugeramo neza biba ikibazo kuko ntago gifata umurego. Iyi ginseng riri mu bituma igitsina cy'umugabo kigeramo amaraso neza. Yakoreshwa ku bagore no ku bagabo hose nta kibazo. Yakoreshwa ku bagore no ku bagabo, ariko twumve ko ibigiye kubafasha ibintu bijya gusa nkaho bitandukanyemo gake, kuko umugore ntago afite igitsina nk'icy'umugabo ngo birasaka amaraso ageramo. Ariko iramufasha gukomeza amavere, imbuto ziwe, murahita mubyumva, badukurikiye barabyumva. Imufashe amaraso gutembera mu mubiri, ku bwonko, kuko buriya no gutera akabariro n'ubwonko bigiramo uruhare. Naho ibigomba gufashayo. Ubwo tugeze ku yihe noneho? Abakeneye ibindi bisobanuro kuri izi zindi tuzagenda tubibabwira, ariko ifasha ku ndwara nyinshi, diabete, hypertension turayimuha, tukayiha abantu bafite umutwe udakira. Ntago ndi buvuge kudakira, ubwo iyo udakira ntago ubukira nyine. Wa undi wananiranye, reka tuvuge muri ubwo buryo ko wananiranye. Ginseng ni igisubizo. Turongera tugende, aka ni agacyayi, dukunda gukita agacyayi k'abagabo ubundi. Agacyayi k'abadamu akamwabonye, hari n'ak'abagabo. Buri wese buri ruhande aba agomba gufataho. Aka gacyayi kitwa tonkati ari nicyo kimera kirimo cyiganjemo, ni umuzi w'igiti kiva iriya muri Asia nacyo. Ariko ubundi yitwa instant coffee mixture with tonkati ari powder. Ni ukuvuga ni imvange. Iyo bashyizeho iki kintu ngo instant, ni akantu uhita ukoresha utiriwe ujya guteka, akantu uhita ukoresha muri ako kanya, utagiye guteka, utagiye kongeramo isukari, utagiye kongeramo ibindi bintu bitandukanye, uhita ugakoresha direct. Ugafasha rero uyu muzi urimo ubasha kongera imisemburo y'abagabo ku rwego ruri hejuru. Ni ukuvuga ngo ushobora gushyira mu gikombe, ushobora gukoramo gute? Ni ukuvuga ngo harimo tugiye turimo powder ifu. Iyo fu niyo ufata ikirahure wenda cya mililitiro 200, ni agakombe nka kano tunywesha icyayi mu rugo, agatasi, ugashyiramo agashashi kamwe mu mazi ashyushye, ukavanga ukinywera ku kanya. Ugashyizemo isukari, ugashyizemo ikindi cyari cyose? Yego rwose, nta kintu na kimwe ushyiramo. Nta ngaruka bigira ku muntu, tubyibuke. Ushobora kuyikoresha wivura, ushobora no kubikoresha urimo uririnda cyabisanzwe. Ikindi nuko kabasha no kurinda buri umuntu ugakoresha nagashobora kurwara malaria.
bigahangana na twa dukoko dutera malaria nako kavura na stress umuntu ufite stress ariko cyane cyane twibande ku misemburo. Uri kumva ko ibice byose by'umugabo bishobora gutuma atera akabariro harimo prostate twayivuzeho, harimo imisemburo, harimo imitsi n'imitembere y'amaraso ndetse no ku bwonko nabyo tubivuze. Ibyo bintu bitatu bine bigera kuri bine nabyo iyo kimwe gifite ikibazo ntabwo ikindi gikora neza, ntabwo gikora neza. Bisaba ko bishobotse afata go gakombinezo k'ibyo bintu kugira ngo akore kuri buri gice kiwe. Hari hano produit nayo yitwa Igihugu ikozwe mu kimera bita ginkgo biloba. Ni ikimera nacyo kiba mu Buyapani. Ni ikimera, ni igiti kibasha kubaho imyaka 1000. Uri kumva icyo giti imbaraga gifite. Igihe bateraga ibisasu mu ntambara y'isi ya kabiri Hiroshima mu Buyapani, urabizi, no kuvuga ngo nicyo giti cyonyine cyasigaye gihagaze kuko gishora imizi kure mu butaka muri metero nyinshi, cyasigaye gihagaze, nicyo kinyabuzima cyonyine cyasigaye. Urumva ibintu gikora rero ni ibintu bitangaje. Umuntu ukunda kwibagirwa arabikoresha, icyo kibazo kikaba cyavaho. N'ubundi bise biza nabyo bifasha ku bwonko mu mitembere y'amaraso yo ku bwonko. Umuntu urwaye nawe umutwe, umuntu ufite ikibazo cya stroke abantu irabarembeje muri iyi minsi sigaye ibica batabizi. Umuntu ugira ikibazo cy'umutima nawe arayikoresha kuko buri umutima nawo akenshi ugiye kwa muganga barakubwira ngo ni imitsi ngo yazibye wenda runaka iri hirya y'umutima. Iyi rero ifasha kuzibura ya mitsi waba utarwaye ukayikoresha mu buryo bwo kwirinda. Ndatekereza ko abanyarwanda badukurikiye kano kanya basobanukiwe byinshi, ndetse wenda n'utari umunyarwanda ariko ushaka kumva ururimi rw'ikinyarwanda nawe amaze kumenya product dufite hano icyo zikoreshwa. Ndagira ngo mutubwire ugendeye ku bintu mwadusobanuriye product zanyu umuntu yakumva ko zihenze. Amafaranga ntabwo muyize muyavugaho cyane, ariko bimeze bite Asi? Ntago product zacu zihenze. Ntago product zacu zihenze ugereranyije n'akamaro kazo. Ko nimba ari ushaka kubona product y'ibihumbi 3 cyangwa 4 ntago ari amafaranga menshi. Ku myaka 11 mumaze mukorera ku butaka bw'u Rwanda, ubwo ni Theogene ngiye kubaza, hari abantu mwafashije bakize bababwira bati turabashimira ko hari ibyo mwadukoreye cyangwa? Reka wenda two kuvuga mu myaka 11, tuvuge mu myaka 2 n'igice ngiye maze nkorana na Dayina Farm. Ngiye umuntu wa mbere nafashije yarabyaye, yarafite ikibazo, n'umugabo yarafite ikibazo ukuntu gutera inda byaranze n'ibya bibazo yari yarikinishije. Namuhaye produit, yarabyaye, araza akagushimira ati warakoze ngo uyu mwana ndamugutuye. Si uwo gusa, hari n'abandi twagiye dufasha bafite ibibazo bikomeye bikavaho. Nje ntago mvuga mu myaka iyo ngiyo 11 ndivugira muri 2 n'igice. Umaze korana telefone yanjye birirwa bampamagara buri munsi. Umuntu kuriya iyo ufashije umuntu nawe agenda guha abandi, akahita ambwira n'umuntu wahanaha umpaye nimero za ngo waramufashije. N'uyu munsi ubu nari mfite rendezvous z'abantu benshi nahawe n'abandi nafashije. Ubuhamya bwo burahari. Yego, ibibazo muri no minsi ubwo ngarutse kuri mama Asia, ibibazo mu ngo bimaze kuba ibibazo koko, bimaze kuba ibibazo. Urajye kubona ko umukobwa akoze ubukwe n'umusore nyuma y'igihe gito bagakora divorce, wajye kubaza ukumva ni ibanga ryo mu buriri ryanze byapfuye. Urajya kubona ko umupapa cyangwa n'umudamu bamaranye igihe baratandukanye, wajya kubariza ugasanga byahereye mu buriri. Icyo kibazo mumaze guhura n'ibibazo bingana gutyo bingahe? Ese byibuza abo mwongeye gusubiranya binyuze mu miti yanyu bo bangana bate? Murakoze cyane. Nkanjye ku giti cyanjye mfite experience ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Iyi company ngiye maze imyaka 7 nkorana nayo. Yego. Abadamu benshi bagira ibibazo bitandukanye mu buzima bw'imyororokere biturutse ku buzima tubayemo tudafite aho twahungira. Iyo tugiye kuboneza urubyaro ni byiza ko tuboneza urubyaro kugira ngo tubyare abana bakeya tubasha kurera, ko muri iyi minsi ntabwo byoroshye. Hari igihe rero iyo tubikoze akenshi hari igihe umuntu atangira kugira ingaruka, kavuga ngo imiti yarananiye, aho kugira ngo ubivemo ureke kuboneza ubyara abana benshi udashoboye kurera. Nugira ibibazo tugane
tuguhereze zira product twavuze zihangane na za ngaruka ubasha kugira igihe waboneje urubyaro. Hari ibindi bibazo abadamu tugira bituruka ni mu mirire, ibyo turya, ubuzima tubamo bwa buri munsi. Ibyo bibazo rero iyo byamaze kukugiraho izo ngaruka bya bindi twabivuze haruguru, nibwo nyine urwo rutangira kugira ibibazo. Ubundi ku bana kw'abashakanye, Qur'an ivuga ko buri umwe ni umwambaro wundi. Buri umwe agomba kubona ituze kuri mugenzi we. Nimba atabonye ryatuze kuri mugenzi we rero ni ibibazo. Uzumva wenda uracyari mutoya ariko hano hanze hari amakuru wumva ngo haje ngo abapfubuzi cyangwa se abunganizi. Ni ikimenyetso cy'uko ibyo bibazo bihari. Ngo nabunganizi. Nuko rero nimba haza abunganizi ngo hari abagabo batagishoboye kurongora. Theo yabivuze barabunganira. Theo yavuze ko hari inyunganiramirire bari buze bagafata, noneho bagakumira babunganizi baza kugira gute. Urumva umugore nawe wagiye hanze kwiyunganiza niko navuga, se mu by'ukuri azaba cyubashye umugabo we. Ntabwo bishoboka. Nanone hano hari abundi nubwo bavuga ngo hari abunganizi b'abagabo, hari n'abunganizi b'abagore. Bafite izina ribi ngo bitwa ngo ni indaya. Buriya rero bari abunganizi b'abagore nabo bakira abagabo babuze kaya mu ngo zabo. Rero ibisubizo birahari, nibatugane tubafashe bongere biyubakira ingo zabo z'umunezero. Igihe cyose mu mibonano mpuzabitsina bitagenda neza, ingo zirasenyuka, kuko niryo zingiro cyangwa se niryo banga ry'urugo. Iyo umwe atabonye ryatuze kuri mugenzi we, ibibazo biravuka. Umugore azajya gushaka babunganizi, umugabo nawe ajya gushaka babunganizi. Tewe yigeze kubivugaho ngo ugasanga ngo abantu ngo baraparika ngo abandi bagaparika. Abagabo barabwirana. Iyo agiye kuri uriya mukobwa cyangwa se kuri uriya mudamu agasanga ibintu ni sawa, aragenda akabwira mugenzi we. Nabwira mugenzi we aratumugore wiwe, nawe agihehe kwa wamwunganizi. Rero nagira inama abadukurikiye, nibatugane tubagire inama, tubahereze izi nyunganiramirire. Amafaranga ni make cyane pe. Ushaka kwibaza ngo amafaranga ngo ni menshi, ibihumbi 50 ni bangahe se bajya mu kabara kayanywera round imwe, ariko ukaba utayatanga ngo ukemure ibibazo wari ufite byagutezaga umushiha n'umwiryane mu rugo ubikemure. Ushaka kwigomwa icupa ry'umunsi umwe ukagira ibyo ukemura mu buzima bwawe. Hari indi nyunganiramirire tutavuzeho ariko y'ingenzi cyane ku bibazo tujya duhura nabyo, haba hagati y'abagabo ndetse n'abagore ndetse no mu bindi bibazo bya buri munsi. Iyi product bita spiririna, abadukurikiye benshi ndabizi ko bayizi. Iyi product ubundi iyi ngiyi mfite ikorerwa muri Malaysia, aho izi product zikorerwa. Ariko no mu Rwanda uyu munsi dufite spiririna ya made in Rwanda. Ikungahaye ku kintu bita intungamubiri umubiri ukenera, haba ku buke ndetse no ku bwinshi. Haba ibikomoka ku matungo, ibikomoka mu mboga, ikintu cyose cyitwa intungamubiri muri spiririna kibonekamo. Hari igihe rero umudamu ashaka kudasama bitewe nuko umubiri wiwe ntabwo ufite ibintu bihagije umubiri ukeneye. Hari igihe umugabo ashaka kudatera inda kubera ko hari ibyo abuze. Theo yigeze avuga ngo muri chlorophyle harimo iyo bita zinc, noneho zinc iri furu tuza kwisanga muri spiririna. Niyo mpamvu rero iyi spiririna ikenerwa n'umuntu wese, kuri ba bana batagira peti yo kurya, kuri ba bana batagira igikuriro, kuri ba bantu bafite indwara za karande zidakira. Iyi spiririna yikoresheje umubiri urongera ugasubirana imbaraga, noneho umubiri ukabasha no guhangana na bya bibazo bindi. Kuko abantu bafite indwara za karande cyangwa se indwara zidakira bakunda kugira ibibazo byo guhorana izindi ndwara z'ibyuririzi ku ruhande kubera umubiri uba watakaje ubudahangarwa. Ndagira ngo ngutangarize ko iyi spiririna rero ari ingaburo yuzuye niko abarundi bavuga, cyangwa se ni indyo yuzuye mu Kinyarwanda. Iyo uyikoresha rero ubutandukanye n'ibibazo byinshi byabasha kukwataka. Yego, hanyuma reka ngaruke kuri Theo. Theo nagira ngo tubwire abagabo noneho bo batajya bahaguruka kandi ari abagabo bubatse, ugasanga wenda kubera icyo kibazo cyo kwikinisha ngira ngo ubivugireho icyarimwe, n'abasore noneho bikinisha babaye n'imbata yo kwikinisha. Abo bo nk'iyo babagannye mukabahereza zino product bakira mu gihe kingana iki? No kuvuga hari ikiraho ruvuze cyo kwikinisha. Umuntu ukikinisha we
abakwiye gusengerwa kubera ko nta muti uri ubaho bivura kuko ni ibintu bituruka mu mutwe w'umuntu yagiye kubikora ahubwo bisaba kumugira inama ukamuganiriza uko agomba kwitwara ukamubwira ntajya arara wenyine wenda n'urugero ajye areba ibindi bintu bimugira bize kugira ngo ataza kubona umwanya wo kwikinisha icyo rero akorerwa hariya haje twebwe icyo tumuha ibisana hantu hose hagiye hangirika harimo ku bwonko harimo prostate harimo imisemburo yiwe nayo yaravuye kuri gahunda buriya ibyo byose n'imitsi deja ijyana amaraso mu gitsina ibyo byose tumuha ibisana hantu hose n'abagabo nuka benshi nibyo bibazo baba bafite hari abantu bakunda kunywa inzoga nyinshi zikomeye barabona nabo bajya bagira ikibazo cyo gutera akabariro yaziretse azihagaritse akazigabanya nawe ajya akunda kugira kiriya kibazo nawe yaje tumuha product ibyo bikavaho ndabibutsa ko dufite product nyinshi atari izi ziri hano ikibazo cyose umuntu yaba afite turamufasha kikavaho impamvu kivaho ibingibi ureba hano inyunganiramirire zishyira mu mubiri ikintu cyaburagamo kigutera uburwayi urimo urabyumva tuvuge wenda umuntu arwaye afite ikibazo cy'amagufa akeneye wenda urugero calcium kugira ngo ijyemo ya magufa yongera asubirane ubuziranenge bwayo ntago kumuha penikira cyangwa ibikuraho uburibwe ntago ari byo biri bumuvure biramufasha mu gihe gito ejo yongera agaruka ikindi tugira inama abantu mu bijyandanye n'imirire mbega ibyo barya bibafitiye akamaro ibyo batagomba kurya ibyo byose tubibagiraho inama kuko nabyo buriya bigira uruhare mu bigendanye n'imikorere y'umubiri wacu hanyuma mama Asia ndagira ngo utubwire buriya abanyarwanda bacunga ngo ujya gutera uburezera bw'ibanza wowe cyangwa mwebwe muri company mwaba mujya mukoresha kuri zino product urakoze cyane product turazikoresha ntago wabuza akamaro ka chlorophylle yuko ikora isuku mu mubiri kuko buriya ibyo turya ibyo tunywa umwuka duhumeka ibyo byose nibyo bidutera kurwara kuko ari byo byinjiza imyanda mu mubiri kandi indwara nyinshi nka 90% ziterwa n'umwanda unanirwe gukoresha chlorophylle kandi uko uyikeneye kandi mu by'ukuri aho kugira ngo ujye kubwira abandi ibintu nawe utazi ugomba kubanza kubikoresha kugira ngo ujye kubibwira abandi nawe ubizi turazikoresha ikibazo gisa n'icyanyuma wenda tugana no ku musozo kugira ngo muze gutanga contact mvuga adresse naho abantu babasanga iyo uganiriye n'abantu wenda bakuze mu myaka umugabo ashobora kwifatwa yo kumva arakubwira ati nta mugore n'umwe utagira amatembabuzi ahubwo biterwa n'uwashatse mu matembabuzi uburyo yashatsemo umugore cyangwa umukobwa ashobora kwihandagaza akavuga mu kiganiro n'abandi bantu akavuga ati njyewe mba numva nta mukobwa cyangwa se nta mudamu utagira amatembabuzi ahubwo biterwa n'uwayashatse uburyo yashatsemo ese ibyo bintu nibyo cyangwa se bayita amavangingo urakoze cyane bayita amavangingo ntago bayita amatembabuzi ifundi zizindi ziboneka wenda mbere yuko umuntu agira icyo akora ngira yego ubundi nibyo koko bavuga ko nta mugore utanyara cyangwa se nta mugore utagira amavangingo icyo ni ukuri 100%. Nibyo ni ukuri 100%. Yego buri mugore wese hanyuma ku bakobwa reka wenda mvuge muri rusange buriya umugore wese umukobwa wese ni umugore reka mvuge muri rusange ubundi umugore bitewe n'imiterere ye agira icyo bita imvubura ni ngo iyo umudamu yagize ubushake hari imisemburo yikora noneho iyo abonanye n'umugabo akabasha gukirigita zamvubura akamugeza ku byishimo bye nibwo abasha kurekura ya mavangingo ahubwo iyo ya mavangingo ataje hari igihe haba harimo ibibazo by'uburwayi cyangwa se harimo ibibazo by'uwo bari gukorana cya gikorwa urugero nimba umugabo ashobora kuza ati ntabwo busa bwawe hano mu by'ukuri yamaze kumwica mu mutwe nimba ashobora kuza ati ntunanyara ubundi nkawe wajyaga he se mu by'ukuri uwo mugore azaba akizanye amavangingo ntabwo bishoboka bisaba uruhare rw'umugabo mbere ya byose noneho ahubwo nimba uruhare rw'umugabo yarukoze yamavangingo ntaboneke uriya mugore cyangwa se umukobwa ararwaye afite bya bibazo bya ya misemburo twabonye uko hari abatagira ubwo bushake
afite bya bibazo bimutera kubura bwa bushake, ni ibibazo by'imisemburo, ni ibibazo by'ama infection, ni ibibazo imitsi nayo ishaka kuziba bityo ukaba utagira ubushake. Ibyo byose birashoboka. Rero nibyo tuza kumuhereza za nyunganiramire ngo zize zikemure bya bibazo, hanyuma nizimara gukemura bya bibazo abashe kugera kuri bya byishimo. Kimwe nuko ashobora kuba afite ya amavangingo ariko bitewe n'umufasha muri cya gikorwa akaba atabasha kunyara. Ese ntujya wumva abantu bavuga kera ku gihe cya ba data na basogokuru, umugabo yarihandagazaga akita umwana wiwe ngo mukagatare, umugore nawe agahita avuga ngo ntawarwasaga. Ubwo icyabaga cyabayeho ni iki? Ni uko yabaga azi ko hari igihe yaciye ku ruhande yamavangingo akaboneka. Niyo mpamvu yazaga avuga ati ntawarwasaga, yabarwasa bariyo bari kandi ubundi kera bitaga amazina y'amagenurano, babaga bashaka kuvuga ubuzima babayemo. Ubundi umugabo yitaga umwana izina bitewe na situwasiyo y'ubuzima bayemo. Ba nyiranzamukundira icyo Imana yamumpereye, yabaga hari impamvu nyine. Ubwo rero icyo navuga, nta mugore nta mukobwa utanyara, kuko urwo rugingo buri wese ararufite. Ahubwo kugira ngo ntibibeho nuko haba hari ibibazo biba bihari, hashaka kuba ari ibibazo by'uburwayi wifitiye cyangwa se ari ibibazo by'uwo muhuje gukorana cya gikorwa. Hanyuma rero tugana ku musozo, Theo ndagira ngo tubwire niba Minisiteri y'Ubuzima ari nayo Minisante mugirana imikoranire ya hafi ku buryo baba bazi ibyo mukora kuri sosiyete nyarwanda. Uri kuvuga mu buryo bw'ibyangombwa, mu buryo kuba bazi ibyo mukora, kuba bazi abo mufasha. Ntago ndi butinde, ndahita mpera nko ku rugero. Hari spirulina dufite zacu za Dynafarm, ushobora kujya nka Faisal ukayisangayo, waza hano CH ukayihasanga. Urumva ko bizwi, ntago wamara ino myaka yose mu Rwanda 11 ukora, cyane ko dufite n'amashami mu ntara. Ntago wamara icyo gihe cyose ukora udafite uburenganzira. Uburenganzira burahari rero. Adresse rero aho abantu babasanga abifuza kugura product zanyu, nanjye nazikunze nidusoza ikiganiro wenda hari ibyo ndibuze kubabwira nanjye wenda bijyanye n'uburwayi bwanjye cyangwa n'uburyo mba niyumva. Mba ni umuntu wirirwa wiruka, hari wenda inyunganiramirire nkeneye mu buzima bwanjye, kwiruka umuntu ataruhuka ugira gute, ushakisha ugasanga umubiri wawe exhausted, wananiwe. Niba hari icyo wenda mushaka kuza kumarira nanjye ndaza kubagana, kuko katonkati nimba ari ukunanirwa kitwa katonkati cyayi cy'abagabo. Hanyuma ndagira ngo mutange adresse ndetse nabifuza kugura products zanyu aho babasanga, wenda baramutse bifuza kugira aho babasanga, niba hari aho mufite runaka muri. Murakoze cyane. Dufite icyicaro gikuru gikorera mu karere ka Nyarugenge, ubwo ni mu mujyi wa Kigali, ku muhanda ugana Nyamirambo, hafi yahahoze Banki Populaire yakora. Bundi tugakorera no mu ntara, dufite amashami mu ntara, naho tudafite amashami tubasha kubibagezaho dukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho, ubwo n'imodoka n'ubundi buryo bushoboka. N'abari hanze y'igihugu tubasha kubafasha biciye ku iposta cyangwa se n'ubundi buryo bugezweho bwo kohereza ibintu mu mahanga. Ariko ndabizi neza ko zino nimero n'umuri tugomba kuzishyira kuri kino kiganiro kugira ngo niwumva product za ino company cyangwa se zaba babyeyi wifuje kuba wazigura cyangwa se hari icyo zakumarira, kuri ngewe rwose numva umuntu ahawe amasomo meza. No muri kino kiganiro hari byinshi hari indwara nyinshi twakira rwose, tukareka no gukoresha iriya miti njya numva y'abazungu, tujya ibinini ugasanga umuntu aranywa ibinini atazi n'indwara arwaye, atazi n'iki. Reka mbashimire cyane kuba mwatugannye, yewe natwe tukaba twabaganiye tukaganira tukamenya byinshi murimo gukorera abanyarwanda, murimo gukorera sosiyete nyarwanda. Niba koko bamwe mu bo mwavuye bahari mu gice cya kabiri, wenda nawe wamenya ko tuzanabasaba ko niba hari umurwayi mwakijije wemera ko ashobora kuza akatuganiriza akavuga ibyo yararwaye akanavuga ko yakize, wenda nko mu gice cya kabiri dushaka kuzaganira nabo. Mwakoze cyane Asia. Urakoze cyane, ariko ndagusetse. Impamvu ngusetse, ubuze ubuhamya nibuka akantu nk'ubu urugero
hari nk'abantu bikinisha noneho bakagira ikibazo cyo kugwingira kw'igitsina n'urugero ibibazo barabifite noneho kaza uti muganga ikibazo mfite igitsina cyanjye cyagwingiye ese hari umuti aho dufite product ushaka gukoresha kikagaruka wajya kuri kamera ngo nayo mfite igitsina gitoya hari indwara badatangira ubuhamya ababyemera bashobora gutinyuka kugira ngo binafashe abandi hari abahari babyemera nk'abantu barwara izi ndwara zitandura bo barabyemera ariko ari indwara iba iteye isoni utajya kuri public ngo uvuge ngo nakize iyi ndwara zirahari reka twizere ko hari abazatinyuka kuko uyu munsi hari n'abatinyuka bakajya mu itangazamakuru bakavuga ati ngewe ndwaye mfite ubwandu bwa sida kugira ngo arinde ba bantu bandi n'ubutwari by the way naga ari ikintu wapfa kubyuka ngo wumve wagikora n'ubutwari reka mbashimire cyane mwakoze Dana Farm hanyuma Imana ikomeze kubatiza ubuhagarike n'ubugingo kugira ngo mukomeze gutanga umusanzu ku gihugu cy'u Rwanda mwakoze Asia murakoze namwe mwakoze cyane Theo murakoze